Turabasuhuje mwese abakurikiye business isobanutse, mukomeze mugubwe neza aho buri wese aherereye bitewe n'amasaha bari mu gitondo, ku manywa, ku gicamunsi, ku mugoroba no mu ijoro. Buri wese aho ari turamusuhuje akomeza agubwe neza. Kuri mikoro Itete Kamanzi. Ni umwanya w'ikiganiro business isobanutse, dukomeje kuganira kuri Pi Network. Dufite ukwezi turi ku itariki 7 ngira ngo ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024, dusigaje amezi 2 kugeza kuri 31 z'ukwa 12. N'iminsi isigaye y'uku kwa 10 ni iminsi itarenga 80 irarengamo, yego, ariko ntikiri 90. Murumva rero yuko amezi 3 yagabanyije. Nibyo nababwiye nti turimo kuyibarira ku ntoki, nta kindi turimo kuyibarira. Dufite amashyushyu, dufite amatsiko, dufite igishyika, dufite umunezero, ariko bivanze n'ubwoba kuri bamwe cyangwa se kuri twese. Umuntu agira ati ahari naba ntunganye yo kugira ngo twinjire muri Open Network, kulonkinga umushinga wacu wa Pi Network. Muri make ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025 azaba ari amateka mashya mu buzima bw'isi, mu buzima bwa buri wese wamayininze Pi, ariko n'isi muri rusange. Azaba ari amateka mashya kubw'ineza azaba abonye, cyangwa se mashya kubw'ibyago bizaba bimugwiririye. Nongere mbisubiremo ko benshi bazahura n'ibyago bikomeye, ariko benshi nabo bakazabyungukiramo. Mu bazahura n'ibyago harimo abantu batagize ubushake bwo kuzuza ibisabwa, bazakurwa mu nzira babise abujuje ibisabwa. Hari kandi abanyuranije n'amabwiriza bagakoresha nabi ibyiza bahawe, bazamburwa na duke bari bafite. Ibi bishobora kubaho, byose tubyitege. Ndabivugira ko batubwiye bati mwitonde gukoresha nabi mu buryo bunobu, birabujijwe ibi n'ibi, birabujijwe ibi n'ibi, birabujijwe. Nyamara dukomeje kubona benshi bakomeje kubikora, bitwaje inzara, bitwaje gutinda, bitwaje mururumba, nguga yibye abyibiramo. Ariko iyo ufashwe abubwa imizinga ivamo imyibano, ibisigaye ni akazi kanyu bavandimwe. Mperutse kuganira n'umuntu arambwira ati ndangira umuntu wangurisha Pi. Ndamubwira niyo naba muzi ntawe nakurangira, kuko ntabwo natinyuka kurangira umuntu ibyago bizizana. Ngayo nguko icyo katubatekerekeye hano Pi Network. Niba nzajya mbisobanura buri munsi simbizi, ariko reka nibwirire abantu bateze amatwi iki kiganiro bwa mbere, iki kiganiro bacyumvise bwa mbere, mbibwirire yuko mbasobanurire, wenda mfate umunota umwe wo kubasobanurira. Pi Network ni ikoranabuhanga rihambaye riruta irindi koranabuhanga ku isi. Iki kiganiro nimero 63 uzacyumva cyangwa kagisangiza abandi, bazumvemo yuko kuri uyu munota wa 4 cyangwa guhera ku munota wa 3 ngiye kubasobanura Pi Network. Reka nkoresha iminota nk'ibiri cyangwa 3. Pi Network ni ikoranabuhanga riruta ayandi makoranabuhanga, systeme z'ikoranabuhanga, ariko ikagira n'ifaranga ry'ikoranabuhanga bita Pi Coin. Iri faranga rikazajya ku isoko. Ubu turabihamya kuko ibimenyetso twarabibonye, ibihamya nako twarabibonye byanditse muri system kandi byaremejwe ku buryo budasubirwaho. Hasigaye gusa kubishyira hanze cyangwa se kwemeza gutangira gukoreshwa. Ifaranga rimwe rya Pi rizaba rivunja $314,159.
ifaranga rimwe rya payi. Kugira ngo rero uribone no kwiyandikisha bigusaba kuba ufite email, umurongo wa telefone ukubaruyeho, Facebook ikubaruyeho, email ikubaruyeho, hanyuma ukabona uguha kode winjiriraho cyangwa se ukinjira nta kode. Iyo winjire kuri kode y'umuntu hari payi imwe yo kukuremera baguha, kandi ubundi iyo uzicukuriye we ku giti cyawe cyangwa uzimayininze ku giti cyawe n'icyumweru kirarenga utaraguza payi imwe. Ariko iyo winjiriye ku muntu kuri kode y'umuntu imwe barayiguha yo kukuremera. Ariko iyo winjiye nta muntu winjiriyeho ko kuhitamo aho winjirira, nta kintu baguha, utangira kuri zero ugatangira ushaka zawe. Ariko nanone ni byiza yuko winjirira ku muntu kugira ngo ashobore kugukurikirana, kugufasha ugere ku ntego yo kuzuza ibyangombwa nk'abandi, nawe uzarye kuri ibyo byiza kandi ufite uwagufashije. Rero ushaka kwinjiramo anyandikire inbox, cyangwa niyo wambipa biranyorohera umbipye. Ako iyo nyandikiye inbox hari igihe message zimbana nyinshi, jone nashubije message 100 ntizarangira, uracya nsubiza 50, ubwo izindi ziba ziyongereye ntizarangira, ko wari ubaza akakubaza nawe akakongera kubaza nka gatatu kose, ugasanga nibyo nababwiraga nti nyamara bibaye byiza nakwandika muri comment ibibazo, none nkajya subiza muri comment, ibyo byaba byiza. Hanyuma ugasanga biransaba kongera gukora ikiganiro kugira ngo nsubize benshi, kuko mba ntarangije kubasubiza mu nyandiko. Ngayo nguko Pi Network rero ni ikoranabuhanga rihambaye rishobora kwakira no gukoresha andi makoranabuhanga yose ashoboka, ariko nanone ikagira n'ifaranga ryayo bwite ry'ikoranabuhanga rivunja buri faranga ryose ku isi, ryaba ari ifaranga ry'ikoranabuhanga n'amafaranga asanzwe. Kandi agaciro k'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga rya Pi Network, Pi Coin nyine, rikaba rifite agaciro k'amadolari y'Amerika 314,159 kuri payi imwe. Bitcoin ariyo yabanjirije andi mafaranga y'ikoranabuhanga yose yo ubu ngubu biri hagati ya miliyoni y'amanyarwanda miliyoni 80 zirenga. Hari igiciro gihindagurika, ariko payi yakozwe ku buryo izagira igiciro kidahindagurika, kandi muri systeme twarabibonye ko cyamaze kwemezwa, usibye kwemeza itangira gukoreshwa kwabyo. Ngayo nguko ubwo rero nagira ngo tugaruke kuri Pi Network nyirizina nari nisobanuyeho, babwira n'abashaka kwiregistaringa. Mwanyura kuri kiganiro nimero 20 cyangwa se ikiganiro nimero 50 na kangahera, nimero 52 kambarebere ahandi wabona nimero kangahe di nimero 57 ndaje mbarebere kimwe mu kiganiro gishobora kugufasha kuregistaringa. Ni nimero 20, kiganiro nimero 20, ndetse n'ikiganiro nimero ndimo kwishaka nimero 52. Yes, kiganiro nimero 20 ndetse na nimero 52. Ariko ikiganiro nimero 23 yo yagufasha kugira bindi usobanukirwa. Iki nimero 52 yo iragusobanurira ikanagufasha byinshi usobanukirwa, nyine nabivuzeho birambuye nabyo, nuko tugenda tubisubiramo kugira ngo benshi barusheho gusobanukirwa. Ariko nimero 20 igufasha kuregistaringa hamwe na nimero nyine 52 yo ni mu majwi, ariko nimero 20 yo ni mu bigaragara ku mashusho yo muri telefone nyine uregistaringa. Yego, nimero 20 irakubwira ngo sobanukirwa na Pi Network, wirinde ko bakwiba bakugurira kuri make, abo mubareke mubiyame. Ndetse naho ikiganiro nimero 20 cyo kirakubwira ngo Pi Network registration. Yego, hanyuma ikiganiro nimero 52 cyo kikakubwira ngo umunsi wa nyuma isi igahinduka
tariki 31 z'ukwa 12 umwaka wa 2024, umunsi wa nyuma isi gahinduka nshya, injira cyangwa registration muri Pi network nawe si ibyo. Reka rero twigire ku nkuru nyamukuru. Inkuru nyamukuru y'uyu munsi ndagira ngo tuyishingire ku isomo riboneka ku bakirisitu. Bibiliya ntababwiye ko ntabwo kuri nge nemera ko ari ijambo ry'Imana, ahubwo ni igitabo cy'idini ariko gifite ibyo cyatwigisha, ariko ntabwo cyabinyigisha nkita ko ari ibintu by'Imana. Oya, ni igitabo cy'idini ariko gishobora kugira icyo kimfasha. Yego, icyo rero kimfasha nicyo ngira ngo dusangire muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ushobora kwibaza uti se birahurira he? Aho bihurira niho ngira ngo dutege amatwi. Turasoma mu gitabo cy'Isezerano Rishya, babyita ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na kanaka. Ubwo rero tujye kureba ubwanditswe na Matayo. Matayo igice cya 13 duhere ku murongo wa 44. Yego, ibyo ku murongo wa 44 umugani ibyo umugani w'ikintu cy'agaciro n'uwisaro. Ubwo muri ibi birangiye gusoma ni version ihera niba uko bazita, ariko reka nisomere ku murongo wa 44. Ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gikomeye gihishe mu murima. Umuntu iyo akiguyeho yongera kugihisha, akagenda yishimye, agatanga ibyo atunze byose, akagura uwo murima. Byongeye kandi ingoma y'ijuru imeze nk'umucuruzi washakashakaga amasaro meza, ubwo n'amabuye y'agaciro. Yabona isaro rimwe ry'agaciro kanini, akagenda akagurisha ibyo atunze byose maze akarigura. Ku murongo wa 47 ni umugani w'urushundura. Byongeye kandi ingoma y'ijuru imeze nk'urushundura banaze mu nyanja, maze rugafata amafi y'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, hanyuma bakicara bakarobanura mu bitebo afite akamaro, naho adafite akamaro bakayajugunya. Niko bizamera mu iherezo ry'isi. Abamarayika bazaza batandukanye intungane n'abagome, maze bo babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazaririra kandi bagahekenya. Amen. Ndagira ngo nigarukirire ahangaha. Nifashishaga uyu mugani, ni umugani nyine. Ibi ntabwo ari ukuri, ni umugani n'ikigereranyo. Impamvu mbasomeye iri somo riri muri iki gitabo cyitwa Bibiliya, Bibiliya bivuga ku ijambo ry'Ikigereki Biblos, bisobanura ibitabo cyangwa se inkoranyabitabo. Imbumbe y'ibitabo nyine, ariko nyine bikitwa igitabo. Ubwo rero iri somo rifite twigisha nkatwe abapayiniya bamaze kumayininga payi. Hari abantu benshi bakozemo amakosa menshi, ukababwira mutunganye bidekada. Igihe rero kirimo kiratwegera aho buri wese agiye gushungurwa, ibidatunganye bikagushyira mu ruhande rw'abadatunganye, naho ibitunganye bikagushyira mu ruhande rw'abatunganye. Ni hahandi bazakubwira ngo ngaho nawe injira mu munezero wa shobuja. Ndagira ngo tugaruke ku muntu bita Elon Musk. Ni umuherwe wa mbere ku isi. Iri joro nibwo narendoye ndifuka ko ubundi Elon Musk afite amafaranga angahe. Naje gusanga afite umutungo ubarirwa hagati ya miliyari z'amadolari 256 na 290. Yego,
oya na 269 ariko agarukaho kenshi ni miliyari 256 z'amadolari kugeza ubu ni uwa mbere ku isi. Uyu mugabo uhatse abandi mu mutungo ku isi yiyunze kuri systeme ya Pi Network ashyiramo ibikorwa bye. Impamvu ndimo gusomera abantu iri somo cyangwa ndibasomeye ni ukugira ngo bumve yuko buri wese agomba guharanira, impamvu agomba guharanira gutunganya ibidatunganye kugira ngo bitazamubera intaza cyangwa imbogamizi yo kurya ku byiza Pi Network iduhishiye. Uyu mugabo wa mbere ku isi mu mutungo nta numwe banganya, bahora bamwogaruna ariko agakomeza kubasiga, yamaze kwiyunga kuri systeme ya Pi Network, ashyiramo imishinga ye. Twitter irimo, Tesla irimo, SpaceX irimo, n'izindi ba Mark Zuckerberg. Ni numva kuba ari uwa mbere ku isi mu mutungo cyangwa se ni umuherwe wa mbere ku isi, ariko akaba yarisunze iri koranabuhanga rya Pi Network. Wowe urumva urinde udakwiriye kwisunga Pi muri aya mezi dusigaranye, tutazi niba mu kwa 12 kurangiye batazabihagarika tukarya ku byo twasaruye. Rero kumayininga Pi, reka mbigereranye aho umuntu bageranyije n'uriya mugani wibuye ry'agaciro, umuntu wahingiraga undi ariguyeho araritwikira, aragenda agurisha ibyo atunze byose. Jewe simbabwiye kugurisha ibyo mutunze byose, kuko ntabwo kumayininga Pi bisaba kugurisha ikintu na kimwe. Cyokora ushobora kubikora ushaka telefone, kandi telefone n'ubusanzwe ni igikoresho kigufasha mu buzima bwa buri munsi cy'ikoranabuhanga. Bigusaba kuba ufite megabyte na telefone smartphone, ubundi ukajya ukandaho rimwe mu masaha 24 tukwereka aho ukanda, ubundi zikijyanaho. Uwo muntu rero ngo amaze kubona iyo zahabu cyangwa ibuye ry'agaciro araritwikira, kuko siwe warizanye ntiyanaryibye, aragenda agurisha ibyo atunze, agura uwo murima, arangije acukura ryabuye ribaye iryo kubera ko yaguze ubutaka ririmo ni irye. Murabyumva rero mwabavandimwe mwe, buri muntu akwiye kwigomwa umwanya, akigomwa ibyo yigomwa, akabona telefone, hanyuma akigomwa megabyte, akazibona mu byo yigomwa, akabonamo megabyte, byose akabikora kugira ngo buri munsi amayininge kandi yuzuze ibisabwa. Nashyiraho abantu promotion yo kubafasha kugira ngo konti zabo zitungane. Nshimira abantu twari kumwe ejo, Muzehe Ntirushwa n'umuryango we, kandi ngira ngo byaratunganye. Ego n'abandi mukomeze mutyo. Mbonera kubabwira yuko kuwa gatandatu abari Kigali nzaza kubafasha, kubabishaka nabwo dufite uko duhura ku mbuga duhuriraho, link tuzishyira muri description, ukajya aho ushaka, ariko ugakomeza no gukurikiranira hafi bijyanye nuko twabafasha kugira ngo konti zanyu zibe zitunganye. Kandi ngo abo mfasha usibye wenda rwangenda nyijyanye na telefone, mboneraho kubwira abantu bafite twa du telefone dutoya, twazibatije ngo ni za 20, ntago ari za 20, ni za Itel ndayamamaje. Izo telefone zirakora iyo zitarasaza, ni muziformate izinaniwe zibe ziri mu gihe rwose zibafasha. Nibitaba ibyo muzisanga rwose mushobora kuririra ahantu mukahekenyera amenyo kandi bitari ngombwa. Mboneyeho ko kubamenyesha yuko ngiye kubaha promotion y'uko kwezi kwa 10, abazagupfusha ubusa. Hari igihe kwa 11 ushobora kuza kumbona bigoranye, muri kwa kugorana ukazisanga. Kandi mwibuke ko ari ukwezi kw'imbabazi, bavuze ko bazaba badatunganyije ibisabwa. Pi bamayininze mbere bashobora kuzibaka bagasigarana, wenda niba ufite Pi nka 300 ugasanga ebyiri nizo wambukanye, waba wararuhiye iki? Sibyo, waba wararuhiye iki? Uyu mugabo rero Elon Musk
Elon Musk mwabagabo mwabantu abantu bararutanwa hinga muroro umutungo wa Pi Network ukubye inshuro nyinshi uwa Elon Musk ni mu gihe ariko umugabo yisungumye uwa Pi Network ni miliyari 100 za Pi miliyari 100 miliyoni 100 za Pi no ni miliyari 100 yego miliyari 100 ubwo turabigenza gute turafata cya giciro cy'amadolari tugiye kuyashyira mu madolari 314,159 kongereho amazero ya miliyari 100 turabanza amazero abiri yego icya mbere abi hanyuma dukora 3 inshuro 3 miliyari 100 rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu ntabwo bijyamo ubwo icyo kugira ngo tugabanye turebe umutungo wa Pi ukubye inshuro zingahe uwa Elon Musk kugeza ubwo Elon Musk avuga ati uyu mugabo ndamwisunga Dr. Nicholas Kokaris no kuri Imana undi mugabo kadusibe kugira ngo bikunde kujya muri telefone yanjye dusibe amazero 9 dukureho aya mazero 9 yo kwa Elon Musk dukureho n'amazero 9 yo kwa Dr. Nicholas Kokaris ubwo haburaga amazero 2 yo reka tubanze dukurimo 3 twongereho noneho 2 inshuro 3 rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu ahubwo twiyongerereho 2 rimwe kabiri tugabanye ubwo noneho no kwa Dr. Nicholas no kwa Elon Musk twakoyaho amazero 9 ku 9 ubwo ni nkaho Elon Musk asigaranye 256 tugiye gufata aya Dr. Nicholas iyo tuyagabanye aya Elon Musk turebe eske Elon Musk nako Dr. Nicholas Pi twazihinduye mu madolari tukayagabanya aya Elon Musk ubwo turaza kubona Elon Musk Pi amadolari avunje Pi za Dr. Nicholas ni inshuro zingahe Elon Musk muri make Elon Musk ari muri Pi inshuro zingahe kugira ngo Elon Musk agere ku gaciro k'igishoro k'ishingu rya Pi zose kuri kira giciro cyemejwe ubwo Elon Musk yashyira amafaranga ye muri Pi inshuro zingahe kugira ngo bigere kuri ariya ya Pi ndapfuye ubwo ni ukuvuga ngo umutungo wa Pi uruta uwa Elon Musk inshuro 122,718 n'ibice bitatu cyangwa n'ibice 4 yemwe ibi bintu birankanze ibi bintu nabibaze byatumye naraye ntasinziriye iyi niyo Pi dufite inshuro 122,718 n'ibice 4 ngizo inshuro Pi iruta umutungo wa Elon Musk umuherwe uwa mbere ku isi muri uyu mwaka w'2024 muri uko kwezi kwa 10 mwongere mukine kuri Pi mwongere mukine kuki kuri Pi mufite ibibazo umuntu utaregestaringa Pi ndekeyaho abwirwa benshi akumva beneyo ndi hano ngo mbafashe ndetse n'abandi babafasha ikiganiro nakagaruka
mukande muri description mu mutwe w'inkuru y'amagambo muri hasi muri description mukandemo murabona link ya group WhatsApp mwajyamo niba ari urubuga runini niba ari ururi muri buri ntara duherereyemo arabari mu mujyi wa Kigali Iburengerazuba Amajyaruguru kugira ngo tumenyane turushaho gufashanya. Urajya rero aho ushaka ariko wajya ku rubuga runini mbere na mbere kugira ngo turushaho kunganirana. Ariko iki kiganiro niba ugikunze kanda kuri like, ubanze ukore subscribe niba utarayikora, ukande nawe wayikoze ukande ku gikumwe gihinduka umukara ugikandeho ujye ubona notification ikwereka ko ikiganiro cyahageze. Ariko ibyo ni utabishobora ukavuga uti kankande dukandire subscribe, hanyuma ukande kuri like, twandikire muri comment, ariko unadushare. Gusharinga ni ukuhererekanya, ukande kuri share ugende uhererekanye n'abandi iyi nkuru, hanyuma turushaho kunguka twese. Ikiganiro nakagaruka buri wese agubwe neza. Murakoze cyane.